Nyuma yuko Miki asanze Koko mu cumba ce nibwo ahise atekereza kuba yamwirukana, nyuma yuko yari agitekereza ibyo byose ko ukuntu agiye kuba yakwirukana Koko, nibwo umugabo wa Miki ahise ahagoboka aje gusabira imbabazi Koko kugira ngo batamwirukana. Tsuki nawe niko yari arimo kongeramo avuga ati mabuja mbabarira, reka Koko kuba wamwirukana, wibuke ko ari murumuna wawe kandi mwavuye mu nda imwe. Gusa nubwo byari bimeze bico, umugabo wa Miki ni nako yari akomeje kugenda asabira imbabazi Koko, na Koko ariko agenda asaba imbabazi ati mbabarira ntabwo nzabyongera. Gusa ibyo ngibyo ntacyo byaje kuba byatanga kuko byarangiye Miki yirukanye Koko burundu. Sinzi ukuntu biri buze kuba byagenda. Ku rundi ruhande ni nako Diane nawe wari wabwiye Miki ngo ibyo ari buze kuba yasanga iwe ahite abimubwira. Rero dutegereje ko Miki yahamagara Diane, ubundi tukumva imbamutima za Diane kandi tukabirebera hamwe. Nimba ukunda filime Icumba cyanje, icyo usabwa weho ni ukureba aho hasi ahantu handitse ngo subscribe, ubundi ugakandaho ukabasha kuba wabona ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ni nako nkomeje kugenda mbifuriza gukomeza kugubwa neza cyane, mwege mudahwema kutugaragariza ko mudukunda, mudahwema kuba mwatugaragariza ko mubana natwe buri munsi uko bwije nuko bukeye. Nimba ukunda filime Icumba cyanjye, andika like, kanda like, ujye no muri comment ubashe kuba watubwira kuri uyu mwanzuro Miki afashe wo kuba yakwirukana Koko. Nimba ari buze kwisubira ntabwo tubizi, gusa umugabo we ndetse na Tsuki bakomeje kugenda bamuhendahenda. Nimba ari buze kuba yakwisubiraho akongera kugarura Koko mu rugo rwe ntabwo tubizi. Ese weho ku ruhande rwawe imba mutima zawe bimeze bite? Ese warushigikiye ko Koko yatwara Miki umugabo, cyangwa nawe Koko yaguteraga iseseme kuko yakoraga ibintu byinshi bitari byiza habe na gatoya? Ariko ibaza umuntu wajyamanaga na Tsuki agakora byinshi bitandukanye, yemwe adafite n'umugambi mwiza ku mugabo wa Miki, akaba yarashaka gutwara umugabo Miki. None se wowe ubaye uri Miki wakora iki usibye guhita wirukanira kure Koko? Abaye ari jewe Koko nanamanza nkamujyana mu nzego zibishinzwe kugira ngo aryozwe ibyo yaba yarankoreye. Ese wowe filime Icumba canje kwigisha iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ndagushimiye cyane wowe udahwemye kuba wankurikira muri kano kanya gatoya. Fasha twongere duhuriye mu kindi kiganiro, kora subscribe, ukanda na like, unasharinge bagenzi bawe iyi video.